umugisha kubera iki wa muntu muhabanye ko bwa mbere aho duheruka mu kiganiro cy'ubushize Gideyoni yashyize ku rutare Manowa ashyira ku rutare Yesu avuga ati ninjye rutare ruzima urumva ninjye rutare unyubakaho ntacyo azaba bajya kutuvuma natwe hari aho twashize uburinzi bwacu bagateramo imivumo ariko umuvumo ngo udafite ikiwuherekeje ugarukira aho ukabagarukira nyira ubundi urazerera ubundi umuvumo wawe reka nkubwira akantu kandi wowe uzatuma mvuga n'ibyo ntari nateguye ubundi mu kuri guhari umuvumo uvumye urazerera ukazerera ukagaruka kuri nyirawo ni kanandi turimo tujya ntabwo duhagaze mu butayu ntituzabugwamo izahindura imvugo z'abantu mivumo n'imitongero ibi byaza umusaruro unyumvira akajambo k'ubwenge ibihindura gute byasohotse mu kanwa bigiye mu kirere Imana igiye gutangira kubitransforma aho batabasha kugera iryasohotse nturigarura wanyise imbwa ntiwenda kunyita inkoko wavuze ko ntaho nzagira warabirangije wari ku ijambo ririgendera data yego ryagare umva nukuri biri kujya imbere y'Imana Imana ikabigarura Halekostifo shandaramiwa ibi bintu turimo tuvuga byo kuvuga Imana ihinduye umuvumo nuvuga ngo iyo umaze gukizwa neza ugahagarara neza warangiza ugakora iby'Imana igusaba inshingano ibitambo byakora iby'Imana igusaba byose ugahagarara mu cyerekezo cyiza nukuri umuvumo wa rubanda uhinduka umugisha ku buzima bwawe reka mbashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries ndabasuhuje nitwa Emmanuel twishibire imbere ya kamera turi kumwe na Mushumba ndashaka kugira ngo mbabwire ngo buri munsi duhindura amavuta n'amazi kuko uburiya igare ryose Mushumba iyo udapedaye rirahagarara urahirima yego no mu buryo bw'umwuka we no gusuza nkusubiza inyuma bivuze ngo iyo wamaze kubimenya warangiza ugakizwa neza twavuze mu kiganiro cy'ubushize warangiza ukakira Kristo we rutare ugashyira igiti ugafata umuvumo ukawurambikaho na karande ukagerekaho igicaniro ukagerekaho igitambo cyawe ni ukuri mu ijuru amarembo arafunguka twavuze cyane cy'ubushize urabyibuka ano magambo rero tw'umuvumo ni amagambo umukozi w'Imana Mose yaganirije abana b'Abisiraheli tuzotiya kwa kabiri ubundi ni igitabo gisubira nk'amateka y'ibitabo byose icy'Abalewi icyo kuva ngira ngo amone itangiriro ry'amana busigaragara hakazamo n'icyo kubara bikaza kubyara ibitabo bitanu bya Mose muri bine agakombina bitatu bivuga gutiya kwa kabiri ubundi nisubira amategeko kuko ngo rwari urubyiruko yaganirizaga ifi kwitanga kugira ngo atahe ahamagara abantu bavukiye mu butayu n'abavuye mu Egiputa dafite imyaka 20 arabicaza arababwira ati mwibuke ko mu bice 24 umugabo witwa Baraki yahamagaye Baramu ati kugira ngo avume ubwoko bw'Imana atari ko Imana ihindura umuvumo umugisha nugusohora ijambo ry'umuvumo ariko muri cya kirere abadayimoni bakoreramo kuko twazamukije ishengesho ku Mana kuko twahira igitambo kikagera ku Mana kuko twakoreye Imana ikagenda irihindura shuti cyama nk'abana bazi kuvuga bino bintu bakabivuga numva naho umuntu mukora akabyivugira hano nivugira badatinya hano baravuga ibintu byiza cyane uvuga ngo bavuze ntuzabyara basohoye mu kanwa ijambo ntuzabyara tuzabaho uko basohoye umuvumo kubera ko wamaze gutamba cya gitambo wamaze guca ya miyoboro wamaze guhinduka wamaze kubikemura byose wamaze kubikuramo kuko wamaze kwiza bikurwanya kuko wamaze kugera kure noneho bakohera ijambo ry'umuvumo Imana ikarihindurira mu kirere aho batagera shopele mai ndahanura ko abantu bagiye kubyara abantu bagiye kubona akazi abantu bagiye kubona imibereho abantu bagiye gutabarwa abantu bagiye kwinjira mu isezerano kuko imivumo baboherereje Imana yihinduye umugisha kandi nihindurira mu kanwa kabo abo guhindurira mu kirere kuko la parole s'envole amajwi araguruka
n'amagambo aragoroka. So hahandi bavuye mu kanwa data akayahindura sheke stafora mora miniwara. Uyu munsi ndakubwiye ngo nushaka kundeke waretse nkatahuka kihora kino kiganiro kuko Imana igiye kugira ibintu ihindura. Wagira hindura. Havuze kutazarama. None uri gucelebrate anniversaire y'imyaka mikuru. Kuko Imana yahinduye umuvumo mu mugisha. Imivumo yahindutse umugisha kubera iki? Wa muntu wahabanye ko bwa mbere aho duheruka mu kiganiro cy'ubushize Gideon yashyize ku rutare, Manowa ashyira ku rutare, Yesu abati ninge rutare ruzima. Romva ninge rutare unyubakaho ntacyo azaba. Arangije umva nuvuga ngo twubatswe muri Kristo. Habasigaye gushyiraho igitambo gikomeye kitari ikibyaha. Ibyaha Yesu yarabirangije. Ariko ibindi byose niwe ubigena. Ngo Uwiteka agahindura umuvumo kuba umugisha, agahindura ibitutsi kuba umugisha, agahindura imvugo ya bene wanyu bagize ikaba umugisha, agahindura amadojari ya Mosete byo ndavuze indundu umusaza. Abantu bagiye kwakira icyo twita impinduka y'ibifatika, impinduka y'ibitangaza bifatika. Yesu impinduka kandi ndafashijwe we mbakano kamfashije kambwiye nuko hari igihe abantu bagira ngo ibyo batuye ku buzima bwacu byarafashe, ariko bagasanga twatambye ibitambo bituma bitadufata. Hari igihe abantu batwaturiraho amagambo bakagira ngo ayo magambo yaje ku buzima bwacu, ariko bagatangazwa nuko ahubwo turi kubyara ahubwo twasigara dusaba Imana ngo Mana rero dushaka kujya muri yo nabo ahubwo biringaniza biringaniza ibimeze nk'imisozi abantu bagapanga ibintu byo kugira ngo bibe nk'imisozi ku buzima bwacu, ariko Imana ikagenda ibiringaniza ngo kuko twubatse ku rutare. Pastor ndafashe iri jambo ritekerejeho neza. Sanga hari abantu bubatse ku musenyi sanga hari abantu bubatse ku bapfumu ari bo musenyi, sanga hari abantu bubatse kuri ba se na ba se wabo na ba nyirasenge n'imiryango y'iwabo mu bisekuruza bitasenga Imana, bitazi Imana, avuga ngo data yarameze gutya na gutya, ariko bo bubatse ku musenyi, ariko batambiye ku rutare wa. Wabyumvise buri navuze ne uyu munsi muri ruraka ntabwo umunsi usanzwe. Ni ukuvuga ngo icyo ndimo mvuga bavuze amagambo y'umugisha y'umuvumo, bohereza bavuga ngo turapfuye, turanga tubaho, ntituzabyara, turi muri gusaba Imana iturunganirize. Bavuze ngo ntituzarya, ahubwo ntago tukibikeneye cyane. Bavuze ngo tuzatera imbere, ubwo duteye imbere. Baravuze ngo uragapfa udakize, ahubwo ugiye gukira. Baravuze ngo ntacyo uzimarira, ugiye kumarira n'abandi, noneho si wowe wenyine gusa. Baravuze ngo urarangiye, uratangiye. Baravuze ngo ntubuzima ufite, ubuzima bugiye kuboneka. Baravuze ngo uzahanagurika mu isi, ntacyo uzageraho, nibwo ugiye kukigeraho. Ni ukuvuga ngo imivumo yabo Imana yihinduye umugisha, kandi ntibihinduriye ku minwa yabo, ahubwo bihinduriye mu kirere, aho batabasha kugera, aho batabasha gukora, aho batabasha kubihakana, aho batabasha kuroga, kuko byagezeho ubushobozi bwabo bwarangiye. Imana ikabihindura. Nta kibazo. Nibutse abagabo bajyaga guhagarara ku musozi wa Gerizimu, abandi bakajya kuhagarara ku we musozi Ebali. Abandi bakajya kuri Ebali. Haleluya. Aba bagabo bahagaze kuri Ebali, dufite n'abandi bahagaze i Gerizimu. Sobanura pa. Nagiye mu kiganiro musize abo pastor. Murakoze cyane abunye kudukurikirana. Amavuta y'abasore sinashoboka ngo ngende mu y'abasaza. Urumva bobo. Haleluya. Wagira ngo bagiye batandukanye se? Bahagarariye icyarimwe. Uzi ikintu mvanyemo pastor kangaruke gake. Uzi ikintu mvanyemo yuko bajya kutuvuma, natwe hari aho twashize.
uburinzi bwacu bagateramo imivumo, ariko umuvumo ngo udafite ikiwuherekeje ugarukira aho ukabagarukira. Nyira ubundi urazerera, ubundi umuvumo wawe reka nkubwira akantu kandi wowe uzatuma mvuga n'ibyo ntari nateguye. Ubundi mu kuri guhari umuvumo uvumye urazerera ukazerera ukagaruka kuri nyirawo kandi ukakwangiza. Kera nakinisha guteriwe ku rutare ariko angarukira ahubwo akaba ari njye ukwepa cyangwa se kigarika. Haleluya. Hari abantu badukurikira bari bamaze iminsi basa nk'abari bazi ko nyine babaturiyeho amagambo anabatera n'ubwoba, ariko nibahumure kuko batambye ibitambo ku rutare babitambira. Ntabwo babageraho, kurasanga inzira ucisha nk'umuvumo yarahafunze. Arakijijwe, arasenga, yatanze ibitambo, yatanze amaturo yo gushima, yubatse ngome. Umuvumo wawe uzazerera ukugarukire, kuko ibyo badukorera biba byavuze mu ijambo ry'Imana muri uko Imana ibwiye sabwira ntatumva mbabwire ibyo mukorera abandi namwe bazayibasubiza batsindagiye bacugushije ikibo wagezemo. Nicyo bakugereramo bagatsindagira bango bakanacugusa. Urana yucugushije ibishyimbo ufashe gutya byiyongera, hari ukuntu ucugusuga mukebo hajuma mintoki ugacugusa ikibo kikabyimba ibishyimbo bikiyongera. Bivuze ngo uvuga ngo ikindi ariko ubundi ni cyane rero ndisoma ijambo ry'Imana mva ndafashijwe. Uzi ko abahungu bagiye ku musozi wa Ebali kuvuma, usibye bari abana b'inshoreke gusa hajyamo na Robeni wavumwe. Sabana bisezerano. Abagiye kuvuga umuvumo n'abana b'inshoreke, abaja b'abagore bande ba Yakobo, hiyongeraho na Robeni kandi yarabyawe nande na Leya. Abagiye ku musozi witwa Gerizimu n'abana b'abagore bande ba Yakobo, yabyaranye na Rasheli nande na Leya. Harimo ba Yakobo, nako harimo ba Lewi, harimo ba Yuda, harimo ba mazina mwakomeye cyane. Ariko uze gusoma ubwo reka ubwiza ukuri, nta munyamugisha ugira umuvumo. Umunyamuvumo uvugwa n'umunyamuvumo. Umunyakarande ni ukubuza kuyivamo. Uwabohotse arakubohora. Uwavuye mu muvumo afasha kuwusohokamo. Ariko Imana ifata abana bavuka mu muvumo batari abana b'isezerano, biyongeraho Robeni wavumwe noneho n'ibyaha yakoze. Bajya ku musozi wa Ebali kuvuga imivumo tu. Ariko Imana ishimwe, hezo ndiya makando lebone foperi ya hozai. Ayiwe, Imana ihindura umuvumo kuba umugisha, hindurira mu kirere badakandagiramo, hindurira mu nzira badakandagiramo. Umva madamu nkurikiye, Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe. Ibyari bije nk'urupfu bigize ubuzima, byari baje nk'uburwayi bihinduye gukira, ibyari bije nk'intambara bihinduye gutabarwa, ibyari bije nk'akaga Imana bihinduye ubundi buryo, ibyari bije nk'igisebe Imana bikuyeho, ibyari bije nk'agahinda Imana irabihinduye. Ikuvunjiye bari barangije bazi ko babikoze, bagucana itani ruzarinyuramo ntacyo uzaba, bashonje intare uzayicamo ntacyo uzaba, kuko Imana hinduye amagambo y'umuvumo kuba umugisha ku buzima bwa Korandraya bandele fote isaye. Baguhaye iminsi Imana iguhaye imyaka, baguhaye igihe Imana iguhaye ibihe, baguhaye isura Imana ikwambye isura nziza. Mu kimbo cy'umuvumo Imana itanga nk'umugisha rekosa ngo ihindura abantu we, kuko rekose 4 bice 22 umurongo wa 12 mu kubara hari amagambo avuga ngo Imana yabwira ngo uramenye ntujyane nabo, ntujye kubavuma, bahawe umugisha. Nubwo bicaye mu butayu n'abanyamugisha. Sharia hoda ntabwo uri kushyikira we, nge nageze muri dimension iri hejuru.
genda gake urumva bicaye mu butayu umva kandi uribuka niyo habunze n'intare abagiye ku muvumo ku musozi w'umuvumo hari ikintu kibarimo kiraheze ku musozi w'umugisha hagiye Yuda hajya Lewi w'umutambyi hajyamwo Benjamin ukomeye ubundi ejo twaganiriye ku mbaraga z'ibitekerezo barebe mu bitekerezo n'ubundi umuvumo babavumye ntuzabafata kuko barimo intare kuko barimo batambiye ku rutare ari rwo Kristo. Ikindi kintu gikomeye cyuko batazana bafata gifite n'imbaraga ngiye kukubwira kandi gikomeye nuko ijambo rimwe rikomeye Imana izabo turi bo tutaramenya abo tuzabaho. Gasubiramo neza. Imana izabo turi bo tutaramenya abo tuzabaho. Imana izaho tuzashyika tutaranavuka. Wowe undebera mu ikoti nambaye ukandebera aho ntuye ukandebera uko ndya ukandebera uko nambaye ukibwira ko na Kanani yanjye wayimenye. Oya mu bice 12 Imana ibwira Balamu ngo ndashaka ukomeze tuwincika rwose garuka urashaka kugenda uncika buhoro buhoro. Urumva ibintu bikomeye tugiye gusoza mbari rufasha mikoro nkoresheje geste y'intoki ziraryoshye ubwo utaha tuzasenga Imana ariko ubu nta tuzagure ta mikrofone za hano tuzazigure umuntu yirukankira n'ubundi nirukankira nigendere. Imana iramubwira ninjoro nguramenye ntujyane nabo ntujyane na Baraki kandi ntumuvume kuko abureba hangaha n'ubwoko bwahawe umugisha nubwo bicaye mu butayu nubwo ntacyo bafite nubwo bazenguruka nubwo bamaze imyaka bazenguruka ariko bafahawe umugisha. Yambwiye ngo don't curse them already they are blessed. Sherekando Pride Manuel amasezerano yacu ntasa n'imyambaro twambaye amasezerano yacu arasa n'Ikanani turimo tujya ntabwo duhagaze mu butayu ntituzabugwamo izahindura imvugo z'abantu mivumo n'imitongero ibi byaza umusaruro unyumvira akajambo k'ubwenge ibihindura gute byasohotse mu kanwa bigiye mu kirere Imana igiye gutangira kubitransforma aho batabasha kugera iryasohotse nturigarura wanyise imbwa ntiwenda kunyita inkoko wavuze ko ntaho nzagira warabirangije wari kwijambo ririgendera data yego ryagare umva nukuri biri kujya imbere y'Imana Imana ikabigarura halekostifo shandalamiwa ibi bintu turimo tuvuga byo kuvuga Imana ihinduye umuvumo nuvuga ngo iyo umaze gukizwa neza ugahagarara neza warangiza ugakora iby'Imana igusaba inshingano ibitambo byakora iby'Imana igusaba byose ugahagarara mu cyerekezo cyiza nukuri umuvumo wa rubanda uhinduka umugisha ku buzima bwawe. Baravuga ati ntuzarya ukabisiga muri firigo batarapfuye ukabubayeho ntazabyara ukarwana no kubagabanya kandi Imana ngo Mana ndinganiriza ntarinza kujya kumiragura ibyo binini wavuga atari ko ntazagira inzu ati ahubwo ndubaka ukubonye ukodesha agira ngo nta nzu uzagira ukubonye ngenda n'amaguru agira ngo mu mwuka nta modoka ufite. Twe ntiturabo turibe ntidusa n'ubutayu turimo twe dusa n'igihugu Imana yatubwiye cy'isezerano. Niyo mpamvu bamwe ngo aba bantu ntubavume wibarebera mu dupfurumba tw'amasafuriya no kuzenguruka no mu butayu n'ubwoko bwahawe umugisha. Icyambere intare ibunze muri bo intare y'ingabo icyakabiri abunzemo n'intare y'ingore bisobanura umwuka harimo intare ebyiri muzasoma murebe harimo n'intare y'ingore intare y'ingore ziguhiga mu mwuka niwo uduhigira bakatubwira amakuru aherereye. Niyo usigira ngo twe intego yacu no kwimuka abarozi wapi tuzabana nabo tubyare batureba dutwite batureba abagore bacu tubyara uwa mbere tubyara uwa kabiri tugira abuzukuru tugira n'abuzukuruza batureba umuroza zamarwa imbaraga n'ibitangaza Imana igiye kudukorera uduhiga zacogozwa n'imirimo Imana igiye gukora sharia kotere mastando fodendele yakola urumva Imana igiye navuze ndurujye urabize ariko ngarukiraho ngaho no kuvuga ngo si byiza ko nimo kadayimoni si byiza ko nimo kumugome n'umuruzi si byiza ko nimo ku muntu mpiga ahubwo ndaguma imbere yawe kugira ngo nanagusabira isengesho utazapfa utabonye iby'Imana yamvuzeho ingabo yo n'umwami
no kubayobora uzi ukuntu yamubwiye Baramu yaramubwiye akihagera arangara cagira kubera ibihembo ati ngaho jyana nabo nzakubwira ibyo uzavuga ngo ariko ngagere hagati y'urukuta ngo indogo birahengama imutsindagiza ikirenge ku rukuta ngo arangije kubita indogobe yiwe ati ibindi byo nkoze nk'indogo iratobora iravuga ngo kuva ryari nge ngusuzugura ayo kumba imbere hari hagaze marayika ufite inkota ubundi ukuntu impamvu bihindura umugisha impamvu mu mivumo yabo se banga kumvira Imana bakatuvuma ikababuza bakatuvuma kavuga ati ntacyo nimure kuri iyo minwa yanyu ngiye kuzana ibishyashya ngiye kubaho angahageze ajya ku musozi wa mbere shoke na bitatu ati tegere ngo batanga ibitambo 7 byo kugira ngo umuvumo ugire imbaraga aha bahamenye umuntu ugiye kohereza umuvumo ashyizeho igitambo cyo kugira ngo dayimoni yakire iyo gitambo baguhiga bagukonja bagushyire mu kagare batamba ibitambo 7 Fizi ku musozi hejuru bitegereza abantu nta bahabari bafite nta makuru bafite ngo ariko ngarangije Baramu arabitegereza arabareba ambwira tumva ngo ucira umugani ntoze Baraki mwene Pere nkubwire ikintu gikomeye arabwira ngo navuma gute Imana itavuma nakwanga gute Imana itanze dore n'ubwoko buturuka ati nakubujije none urabikoze ati jya ku musozi muremure mwiza ngo aritegera no mu nkonara no mu myenda bose nta hatabonye ku musozi urutindi hejuru angira ku bitabo ibindi 14 kuki ugiye kuvuma no kuraguza no kurogesha no guteza we nawe ajyana icyo gitambo kucyumva wo utakabikoze ngo arangije nawe aramubwira atumva ahitamuhira cyatumva ro nkubwire wintesha umutwe Imana si umuntu ngo ibeshye sino umwana ngo yicuze ibyo yavuze no kugira gute izabikora reka nkubwira amakuru ubu bwoko reba usuzuguye buzari batubwawe harimo ubutegetsi harimo umwuka wera mu minsi zaza bazakunyukanyuka bazakunyuraho n'ishyanga Imana yatoranije wibarebera mu butayu barebere muri Kanani sheke pora uze gucunga tamara iminota rekosia labana ya monafora ariko urabyumva amagambo atumva ategega amatwi nkubwira ibizenda kuba mu bantu bawanga ati bazakunyukanyuka bakunyureho bazakudepansa biruke kuko aho bajya harazwi n'ubwoko bwahawe umugisha n'ubwoko butavumirwa n'ubwoko utapfa kwegera n'ubwoko bwavuzweho n'Imana so byumvikane twema tuganira kuri aya magambo ngo imivumo yabo ayihindura naho murasoma kabira kavuga ngo kuko batabasanganije imitsima n'amazi gahubwo babasanganisha imivumo ngarika Imana ibihindura umugisha haraduseorokotara wastere fora gonda ride the way ngendimo loko bibo ndumva nahagura nkafuza nduru ngasara ndimo ndumva Imana yawe ariyo Mana yanjye Imana yadukorera Imana tuvugana irimo irambwira ngo imivumo yose igiye kwihindura umugisha iyihindura batabasha kugera ikugezo kandi cya kabiri gikomeye umuvumo bakuvumye kuko utagize icyo ufata urazerera usubiye kuri ba nyirawo intumwa yisubira kuri nyirayo ibyo wantumyeho Imana yabikugaruriye wantumyeho uzapfa ariko bije iwawe wantumye ko ibyo wohereje bigiye gusubirayo niyo mpamvu abenshi abarokore banavuga ngo tugira imbaraga zikuzimu tunarengana kuko bararoga ntibidufate hari umukozi w'Imana uzize kujyana no gusangira ngo umukobwa ntibari babyumvikanye bamuha agacyayi karimo uburozi gahoze neza tutangiye gusenga yuzura umwuka wera ateruye icyayi agiye kukinywa dore ko abantu banashonje agiye kunywa yuzuye umwuka wera ati amina shetelemo amina ajya kubonwa amina yaratitira akavuga mu ndimi agasigaye agacyayi bagahereza imbwa yisigwaho ngaho cyabaye muri 99 iturinda ntabwihunikira nisinzira ayiwe rinda Shandokori ya Bestai the live niwa umva twe duhagaze ku bumwe bw'abera ministry nta guca ku ruhande nta kunyura gosha droite kuko wamaze gukizwa
ugashyiraho Kristo, ugaterekaho igitambo cyawe, ukubaka ibicaniro by'amasengesho, biravuze ngo Satani n'abadayimoni n'abagenti be, kuko ntimukajye muhuza abadayimoni bahuze n'abakozi ba Satani bo mwese, ko dayimoni we ntazamanuka, Satani ntazamanuka, ahubwo akorera mu bantu bananiwe bari hano ku isi, aribo twitwa abagenti ba Satani. Abagenti ba Satani ni abantu bose bakora ibikorwa bya Satani, bifuza ko twabasanga mu tubari tugasindirayo, tugapfirayo, tugaherayo, batumva ko dusenga nuko twegera, banakubona nko gukora ikiganiro bakumva ntuzi ibyo urimo uvuga, kuvuga ntibisobanukiwe, ariko tuzi iyo tuva, tuzi naho tujya, kandi duhagurutsa nizo uko izatugenza. Rero Imana ikumpera umugisha. Tubwira abakurikiye Umwe Bw'Abera Ministry ngo Imana ihinduye umuvumo umugisha, kandi uwabivuze bigiye kumugarukaho. Nabwiye muri Nahumu, babwiye no mu kino mu gutera kwa kabiri, iravuga ngo nuko, ariko naho muniho nakunze ngo kuko batabasanganije imitsima n'amazi yo kunywa mu butayu, babasanganije amagambo y'imivumo. Ngo ariko Imana ifata imivumo iyihindura umugisha. Ntufashijwe, ntushaka dusoza ariko dushimira abantu bari badukurikiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibishimire, biha gutura mu gihugu cyuje kurya imitsima, banywe n'amazi, amata n'ubuki nabyo babibone mu izina rya Yesu Kristo, maze bambare bagubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Senga. Ariko ubu koko ugiye gutuma nsenga koko dushoje, ubu twongeye twababwira ngo nyaboneka itinda ryo mu butayu ntirikuraho Kanani. Itinda ryo mu butayu ntirikuraho Kanani. Imvugo y'umuntu ntikuraho imvugo y'Imana. Ubwinshi bw'abavuga barutwa n'ijwi rimwe ry'Imana ryonyine, kandi Imana igakora umugambi ikawusoza mu buryo bwiza. Turagushimye Imana kuba nyatwe mu izina rya Yesu, ukomeza gukora ibitangaza kandi tugeneza mu butware bwawe. Abantu bose baremere, abantu bose bashyigikira, menye neza ko uhinduye umuvumo kuba umugisha kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Muduhamagare nimirahari tubabwire ibintu tujye turi kubabwira ubu ngubu, tubabwire byose, kandi mwakoze kutuba hafi bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.